ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza dukurikiranye gatanu kuri gatanu, njye mugiye kubana muri aya makuru nk'ibisanzwe, nshishikariza umuntu ujyana bwa mbere kuba kwa like, share na subscribe ngo tubashe kubana gatanu kuri gatanu, none amakuru ajya kugeraho mu gihe, nanone tubashe kwagurira umuyoboro wa YouTube channel. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru avugwa hariya mu gihugu cya Israel, ni mu gace ka Israel kazwi ku izina rya Manara, kari mu majyaruguru ya Israel ku mupaka w'iki gihugu na Lebanon, aho byagaragaye ko hari umudugudu wahindutse amatongo kubera ibitero byagabwe n'umutwe wa Hezbollah. Kandi nk'uko byagiye bigaragazwa, iyi Hezbollah ni umutwe washinzwe mu 1982 nyuma y'aho Israel igabye ibitero muri Lebanon. Uyu mutwe kandi ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba ndetse ugendera ku mahame y'idini ya Kiyisilamu. Kandi abawubarizwamo biyita cyangwa bazwi ku izina bagenderaho ryizwi ku ishyaka ngo ry'Imana, kandi abawubarizwamo bawita ishyaka ry'Imana. Kandi nk'uko byagiye bigaragazwa, aka gace kari ku musozi wa Naftali n'uwa Galileya, mu nkengero yako ni Lebanon. Abaturage baho benshi barahunze bajya gutura ahandi kuko bari bamerewe nabi n'ibisasu byagendaga bibaraswaho umunsi ku munsi, bahitamo kuba bahunga bakava muri ako gace. Kandi hari amakuru yagiye agaragara ko hari abantu bitwa Ido Shelema, ngo ni umwe mu miryango irenga 270 yari ituye muri Kiba ya Manara. Bivugwa ko kandi uwo mudugudu wubatswe mu 1943 mbere y'uko Israel ibaho, aho bavuze ati niho hantu hambere hatujwe abantu hafi y'umupaka wa Lebanon. Icyo gihe Lebanon yari iriho kandi bigaragara ko yari iri mu maboko y'Abafaransa. Kandi urugendo muri Manara runyura mu nzira ikikijwe n'ibiti. Iyo uganiriye kandi n'abantu bo muri ako gace, bakubwira ko byashyizweho kugira ngo bibakingire abanzi babo. Ni ukuvuga ko abo muri Lebanon ngo ko batemerewe kuzajya babona imodoka zihagenda. Kandi nk'uko byagiye bigaragazwa, 70% by'inzu zo muri Kiba ya Manara zose zasenyutswe kubera ibisasu bya hato na hato biterwa n'umutwe wa Hezbollah muri Israel. Kandi uyu muryango uzwi ku izina rya Ido Shelema wagiye uvuga ati harashwe ibisasu birenga 240 byaterwaga kuri Kiba. Impuruza zahoraga zivuga hano nibura inshuro 2 cyangwa 3 ku munsi. Ntabwo ari nko mu majyepfo ya Israel habaye iminsi yo gutera Israel hanyuma bakirukanwa. Kandi yongeye aravuga ati Israel yinjiye muri Lebanon mu Kwakira, nibura umwaka intambara itangiye. Ndagira ngo mbibutse, intambara yatangiye mu majyepfo, hano nta muntu wigeze arasa kuri Lebanon. Nta kintu Israel yatwaye abanya-Lebanon. Kandi yongera aravuga ati Hezbollah yahise itangira intambara, yumva ko iri gufasha inshuti zayo muri Gaza, ariko nta kindi kibazo cyari cyarabayeho hano cyatuma batera. Byabaye umunsi umwe bikomeza gutyo, niko ikibazo kimeze. Ayo ni amagambo uwo muryango warangije uvuga. Amakuru twe tubafitiye kandi avugwa hariya mu gihugu cya Israel ntahabashije kugarukira. Njye mwabanaga muri aya makuru nk'ibisanzwe, nshishikariza umuntu ujyana bwa mbere kuba like, share na subscribe ngo tubashe kubana gatanu kuri gatanu n'amakuru akugeraho mu gihe cawe mukomeze mugire byiza kandi happy new year to you all.